maze kubona izo stati nihutiye guhamagara telefone numva zose ziriho za Pacy kandi urabizi nta nimwe yakomaga. Yego. Nzihamagaye zose naje kwitabwa, niba ari mfasha, niba ari umufasha we, niba ari umushiki we, ntabwo mbizi. Arambwira ngo Pacy araryamye araruhutse, ngo mukanya ngo ndamubwira ko ari umuntu umuhamagaye. Ntumubwire ko ari Pastor Claude niyo nzima Imana ifite PS. Yego. Uzi cyavuyemo umugore umwe w'ikigarasha, niba ari ikigarasha niba ari ibiki, wo hanze muri Canada akomunikana taseti tusi. Uwo mugore abwira taseti tusi ngo ndimo ndabusaba amafaranga ngo yo gushakisha Pacy, kandi uwo mugore singira nimero ye. Hari igikano nigeze nkorage nawe nasabu gakire na Pacy. Noneho hari aho twavuze, hari aho nshobora kuba naravuze uwo mugore ntibyamugwa neza. Birashoboka ko yari inshuti ya Pacy. Urabyumva neza? So ariko ikintu kinejeje cyane nuko atari yashimuswe, nuko sinabivuze atari yafashwe yafunzwe, ntiyashimuswe, ntiyafashe ngafungwe, nta muntu wamuregaga icyaha na kimwe habe namba. Ibihe byiza nshuti abakunzi b'Impuguro TV tubana umunsi ku munsi. Reka nongere mbasuzuro mbaye ikaze mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose. Nizeye ko mumeze neza cyane, niba uri mu gitondo ze kugira umunsi mwiza, niba ni mugoroba ze kugira ijoro ryiza. Ngewe nitwa Fitandi Hinyurwa mba ndi kumwe naho ri kuri kamera. Imbere yanjye ndi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Claude kandi umuhanuzi w'Imana. Pastor muraho neza? Oya niko bimeze. Oya biremewe noneho. Abantu nababwiye ngo bajye bemera uko babonye. Ahubwo nge na Bibiliya yaravuze ngo ubuhanuzi bw'umuhanuzi bwemerwa ari uko busohoye. Ngenda ngira ngo dukora iki kiganiro nakoze ndi kumwe na Karosi. Ndaje kuko ntabwo turagira kuri iyo ngingo mbaza nza kubisobanura neza. Ndagira ngo ngiye buryo umuntu ahanuye bigasohora, niko bimeze. Maze kwemera amavuta y'umuntu nayuba, niko bimeze. Ndagira ngo utangire umpa nimero mbanze ikireho itu. Nimero ni 078251. Sindandika ni 0. Oya niko bimeze. Ashaka itarero wafashwe noneho. 0782 51 15 yego 97. Mana Vitara za gituro mu rugo yitabye ku muhanuzi bitewe nuko hari ibyamwemeje yarasanzwe yemera, ariko none ibyamwemeje bibaye byinshi. Telefone urayifite aho? Oya niko byubakitse. Iri hariya ku muntu ze muri saro. Nta kibazo. Oya message nayo uremewe. Oya mfita uremewe. Impamvu ni yiherero. Ni impamvu yuko ngiye gutangira guplayinga ino kano kantu ubanze kumva. Pacy wa Impanuro TV yarari mu modoka imbere habanje haza umugore w'inzobe. Umugore w'inzobe twaba madipora hano haruguru. Imbere ye yarari mu modoka. Haje umugore w'inzobe. Ndabyibuka rega ibyo navuze. Pacy aza muri iyo modoka yitwaye. Yari imodoka ya pick up. Niko bimeze. Ariko ntabwo yari filme. Yari filme. Imodoka nziza ya double cabine y'umweru nziza yambaye umweru. Rero bivuze ngo ibintu by'umweru byose bituruka ku Mana. Dukomeze ikiganiro ubwo abantu baraza kumva icyo tushatse kuvuga. Uremewe. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ariko se mwari muri aho? Twari turaho turashima Imana yaturinze. Kandi Yesu ko yarareje n'uyu munsi wa none ko ari. Pastor reka dutangire dusenga Imana. Urakoze cyane. Data wa twese Imana ishobora byose, uwera wa Isiraheli uri mu ijuru ryawe ryera, uravuga bikaba wategeka bigakomera, uko ijuru ryitangira isi nike mbazo ugira abakubazingana. Ducishwe bugufi n'ijambo ryawe muri uyu mwanya turi ku Impuguro TV. Mwami Imana, umuntu wese ugiye kureba iki kiganiro reka hemburwe nawe, kandi nizera neza yuko inkuru agiye kumva muri iki kiganiro, ijambo agiye kumva muri iki kiganiro riri mu muhembure, kandi arafashwa n'inkuru agiye kwakira muri iki kiganiro. Ndagushimiye kubyumva no kubikora. Witwa ndi uzahora hiteka ryose. Narasenze Mana, mara amasengesho y'imisi 7 ndimo ndasenga. Hari uwo nasengeraga ariwe tugiye gutangaza muri iki kiganiro. Ndavuga ngo uranyiyereka, urambwira ngo dore Pacy nguri yamurebe, genda ubitangaze ko Pacy ahari. Niko wambwiye Mwami Imana, nanjye narabitangaje ku Impuguro TV, kandi Impuguro TV yongeye kugaruka ishimangira ko ibyo navuze ari ukuri.
ndagushimiye kubyibuse kandi ubikoze ni mu izina ry'Yesu umwami wacu amen. Amen. Simvuze impamvu ntacyo mvuze nta kintu kivuzwe. Abanyarwanda baravuga ngo ntacyo mvuze ntiteranye. Biracyari ibanga rikomeye cyane. Nta kibazo ntegereje ikibazo cyawe. Pastor, mu by'ukuri wenda tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo. Uri umwe mu bapasiteri bamaze iminsi bahanura ibintu kandi tukabirebesha n'amaso yacu. Bwa mbere wahanuriye Ndimbati uvuga ko azafungwa. Habanje Papa Sharirene. Hakurikiraho Ndimbati. Haza Prince Kid. N'abandi haza na wa mugore uri hanze wanyihamagara nyibwira gira mata wa mugore wo muri Malawi gira mata n'abandi hanyuma turi mu kiganiro urangije uravuga ngo Imana yakweretse mu nzozi ko Pacy w'Impanuro agiye gutaha agiye kuboneka yego ari mu modoka y'umweru ari kumwe n'umudamu muremure w'inzobe niko wabivuze. Oya niko nabivuze. Muri icyo gihe nibwo hamaze gusohoka itangazo rivuga ko Pacy w'Impanuro yaburi wirengero. Ari gushakishwa. Arutse ko iryo tangazo ntabwo ryasutse mu buryo bwemewe. Nibu yaje kuri hagarika. Oya noneho nanjye ngiye gutangaza ibyo nari narahishe n'ibyo nari naravuze. Yego ubwo rero unabuzana mbihera. Oya jewe ibitaravuzwe ngiye kubyivugira. Ubu noneho nanjye uruvugiro narubonye. Niko bimeze. Ndumva mfite umunezero mu mutima wanjye. Mfite umunezero mu mutima wanjye. Abantu benshi bari bamaze iminsi bibaza ngo Pacy ari hehe. Abantu bakunze Pacy ku Mpanuro bibaza ngo Pacy ari hehe. Ndetse bamwe bateza ngo Pastor Claude ibyahanura ni ibinyoma yaratubeshye ariko uyu munsi njye nayo mpamvu mbise vuga ngo rero bacumuga ningo kamara makanitorane k'abanyarwanda bavuga nubwo nta mafaranga mfite navuze ngo basi none nasunikaho fanta. Oya nta kibazo. Oya isake nayibonye ruko wayohereje. Ari umuntu nkurikiye ushobora kuvuga ngo reka ngiye ngufasha Vitali uhere turo Pastor. Amina no kuri uwo muntu ukurikiranye ukunda Vitali akaba akunda Pastor Claude aryohereza. No kuri. Vitali rero uri murandya. Sinya nkubwira ko umuntu nk'iki. Reka twinjiremo noneho sasa. Ariko se nitwinjiramo nta bindi biganiro bigira kuko iyi nkuru uyu nkuru tugomba kuyivuga dusoza ikiganiro kugira ngo bitera amatsika abantu bakurikirana ikiganiro bayikurikire bayumve bayisoze. Ariko ntacyo reka duhera hanga. Bamporiki Edouard yego yarajuriye. Narabibonye Bamporiki Edouard yarajuriye aryo munsi ni kuwa kabiri. Uyu munsi ni kuwa kabiri. Ejo hari kuwa mbere. Uribuka ko nagize ibyago nabuze mukecuru mama wacu mu karere ka Nyanza nagiye gushyingura gutabara ndashimira n'abana bayi bose inshuti n'abavandimwe bambaye bugufi kandi nawe warambwiye uti nanjye ndi mu rugo ndi hafi ya madamu ntameze neza ararwaye. Ndavuga Vitali n'ukuri kose nta kibazo Imana igumugisha cyakoze wanyohereje ka essence nabyo ubishimirwe Imana igumugisha. None uyu munsi uzanye rusake akose nzayirye kuri Noheri kuri Noheri rusake ya momo rero ntabwo yitwa rusake. Iyo uzane rusake ifite amoye nari kwishyira inyuma mu gikari hariya nuko rega namenye ko ngiye kuzanga ibintu nguye. Hanyuma rero mbajije kuri Bamporiki honorable Bamporiki nicyo ushaka kumumbazaho. Bamporiki Edouard yarajuriye. Ese koko ubona mu kirere cy'ubuhanuzi mu kirere cy'umwuka Bamporiki Edouard azafungwa? Uje kumubariza se mwisi uje kumubariza se? Nje kumubariza kubera ko burya kuva na kera abantu babazaga bamenye nta ujya kwa bamenye atajyanye consultation. Bibiliya iravuga neza mu Rwanda Samuel wa mbere 9:6 Sawuli umusaza witwa Kishi abura indogobe. Abura ingamiya azibuze rero abwira umuhungu we Sawuli aramubwira ngo izangabiya zabuze indogobe. Noneho Sawuli aramubwira ngo reka ngende n'umugaragu tujye kuzishakisha. Baragenda banyura ngo mu gihugu cyitwa Isufi banyura hirya no hino za Yerusalemu n'ahandi barabura. Biravuga ngo bageze mu mudugudu umwe basangamo umugabo baramubaza bati ntangamiya mwatuboneye? Ati ntazo twabonye. Icyakora muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana kandi ni umuntu wubashywe ibyo avuga byose birasohora. Icyo kintu wacyumvise rero mbwira abantu bo ku Mpemburo TV bamenya ngo uyu hano arahari. Bamenya arahari ni Pastor Claude niyo nzima Imana ifite PS uyu ni bamenya w'Imana ariko hanyuma Sawuli abwira umugaragu aramubaza ngo bese twajya kwa bamenya nta kintu tumushyiriye? Umugaragu aramubwira ngo mu mufuka wanjye mfitemo 1/4 cya shekeri reka tujyeyo ahari yatubwira iby'urugendo.
Sawuli aravuga ngo tugende. Baragenda bazamuka umusozi, bahageze bahura n'abakobwa barabaza ngo kwa Menya ni he? Bati kwa Menya ni hano hirya. Mwihute murasanga atarajya gutambira Uwiteka ibitambo ku musozi. Baragenda bakigera gato bahura na Samweli. Barabaza ngo mwaturangira kwa Menya. Samweli aravuga ngo nige bamenya. Uro nanjye mbwira abantu ngo ndibamenya w'Imana. Iby'Imana imbwiye kuvuga ndabivuga, iby'itambwiye ndabiceceka. Rero mbajije kuri bampora iki? Uyu munsi turi kwa kabiri. Ngiye kujya mu isengesho. Ko bampora iki ndamukunda, yakoreye igihugu, akunda igihugu, ngiye kujya mu isengesho musengere. Imana nyuma y'iminsi 3 ndaguha ikiganiro nkubwira ngo Imana yavuganye nanjye. Kandi ndabizi batazaba batarasoma urubanza. Nyuma y'iminsi 3. Nyuma y'iminsi 3 nkwemerera ikiganiro. Byibuko hano ku rukiko uravuga uti ngewe munsi Prince azaza kubura cyane akaza gusomerwa azaka oya niko bimeze nandimbati niko bimeze ndimbati yarambwa tuzaze dukora ikiganiro nuko ntabonye umwanya rero nyuma y'iminsi 3 uzaza kugira ngo bampora iki azataha burundu ararekurwa cyangwa arajya bageragera. Ubona ikizere cyinshi cyangwa se ubona kugeza uyu munsi bihagaze hihi wenda araririye jambo babwira abantu kuri ibi ngibi bya bampora iki? Icyo nabwira abantu uzakibabwira nyuma y'iminsi 3 ariko icyo mpamya cyo ni kimwe iri muri jewe ntibeshye. Ejo bone wari kumwa kujya gusura Prince Kid na twaravuganye ntabwo nagiye mu rugo twaravuganye yagize gahunda zimutunguye ajya ahantu so nyuma rero nzajyayo nyuma y'iminsi 2 nimbo nzajyayo. Biri guhwihwiswa ko ashobora kuba yaragifashe irembo ariko we yarifatanye nawe sindamumenya kugeza amagengaya byaba ari ibihuha n'ukuri. Ibyo ngibyo reka tubyihorere tubireke gatoya. Yewe nahanuye ko agomba kuzarongora Iradukunda Elsa. Ibindi biza nyuma yaho nabonye n'abantu benshi ku Impuguro baratambutse ngo ntabwo yarongorera Iradukunda Elsa ngo mbihanuye nk'umuhanuzi abahanuye nk'abahanuzi. Hari umunsi bizamenyekana ko Korode yahanuye cyangwa abandi bahanuye. Ubwo reka tubitegereze. Yego. Banuzi bwemerwa ko bwasohoye. Cyane. Hanyuma rero Pastor reka twinjire kuri ku cyatugenzaga nyirizina. Yego. Kuri iyi nkuru ya Pacy. Iradukunda Pacifique. Kwizera Jean Are Pacifique. Kwizera Jean Are Pacifique. Cyangwa bita Pacy wa Impanuro TV. Pacy wa Impanuro TV sindi kubona itangazo neza ngo nibuke itariki abantu bamuburiyeho. Ntabwo riri hafi ariko niba hafi ndaza kurisoma ninza kuribona ndaza kurisoma. Reka turebe. Itariki 19 z'ukwa 9 twagiye hari kuwa mbere nibwo je naheruka kuvugana nawe yari Gisenyi. Hari kuwa mbere 20 kuwa kabiri 20 kuwa kabiri 21 kuwa gatatu kuwa gatatu yabuze ari kuwa gatatu ukwezi kwa 9 tariki nyine ngo 20 ziti. Nibyo ndimo nda ariko ubanza ngiye kuhagera ahantu igitangazo riri tu ndabona ngiye kurigeraho ko biri kose ko bisa kose ngewe ndabizi neza. Aha naribonye. Yego nitangazo ariko nta impamvu ngiye kurisoma no kugira ngo ritwibutse ayo matariki ariko ntago ari itangazo ryanditswe mu buryo bwemewe n'amategeko. Nino mpamvu ribo oya twaje tunabikubita kuntuze tunabirwanya. Iryo tangazo ryaravuga ngo itangazo ryihutirwa ryo kurangisha umuryango wa nibo bazi Etienne urarangisha umwana wabo wakoreraga ikinyamakuru cy'Impanuro TV witwa Jean Are Pacifique Kwizera wabuze mu ijoro ryo kuwa 21 Nzeri uyu mwaka aburiye mu mujyi wa Kigali. Uwamubona yahamagara nize takenane kugira ngo twibuke gusa ni kwitake reka ntabwo nabiyoberwa. Pacy twari twarakoranye ikiganiro kivuga butumwa cyagomba gutambuka ku itariki 18 hari ku cyumweru. Yego. Muhamagaye imubaza ntese cyakiganiro nkuko nyanguhamagara twakoze ikiganiro. Ese cyakiganiro ryavuga butumwa kuri tatambutse kuri iki cyumweru. Arambwira ngo rero twagiye ngo habonetse inkuru zitunguranye z'umuhanzikazi witwa Gisela Irubavu ngo niyo ndi na Taseti Tusi. Ngiye kumva nuva Taseti Tusi avuge muri telefone ya Pacy Taseti turavugana kuri telefone ya Pacy. Hari ku cyumweru. Nongera kuvugana na Pacy bukeye kuwa mbere ari kuri 19 arambwira ngo ndacyari Rubavu
ngo nshobora kuzamuka ejo kwa kabiri cyangwa kwa gatatu urabyumva neza Yego. mbo arambwira ngo ikiganiro cyawe kizajyaho ku cyumweru cyiza kuva icyo gihe kuwa mbere sinongeye kuvugana na Pacy urabyumva neza Yego. noneho ubwo urumva tubonye ko kuwa gatatu hari kuri 21 kuwa kane 22 kuwa gatanu 23 kuwa gatanu umuntu umwe arampamagara arambaza pastor ko Pacy nimero za Pacy zose zitariho ko muri inshuti ye wamenyera Pacy anaherereye ko namubuze ndabaza kubera iki se arambwagiye ejo Pacy twaravugana ejo muri Pacy twaravuganaga ariko kuwa gatatu twaravuganye ambwira ko ari mwaravi Gisenyi muri iryo joro sinakuriye sinongeye kumuvugisha nihongeye kumvugisha kuwa kane nimuhamagaye telefone zose ndazibura kuri uyu wa gatanu mu gitondo zihamagaye zose ndazibura pastor wamenya bakuru ya Pacy nanjye mpita mpamagara nimero za Pacy zose nsanga ntaziriho uwo muntu ni umuntu hano mu Rwanda hano mu mujyi wa Kigali yari inshuti ya Pacy noneho mbamamagaye taseti tuzi hari kuwa gatanu ni mugoroba kuri 23 kuri 23 genda nagiye mageragere gusura aba Preskid urumva kuwa gatanu sorry kuwa gatandatu nagiye mageragere gusura aba Preskid nandi ba Preskid nandi mbatingire ngo noneho hari habaye n'umuganda kuri uwa gatandatu Yego. tuvugana na taseti tuzi arambwira ati wowe utuye Zanduba Gasanze hafi aho ushobora kunyura kwa Pacy ukareba niba hari nyuma y'umuganda ndavuga rero mfite gahunda za Remera ndahita nkomeza nye za mageragere ntabwo mfite nisinzi ko nibinkundira ubwo ndanyura kwa Pacy Yego. sinahanyuze ariko Tasye we nyuma y'umuganda yagiyeyo ibyo ni ibintu mvuze ntigeze mvuga Yego. agiyeyo arambwira Pacy ngo nta n'abantu bo mu gipangu bamubuze arambwira ati nagiye no kuri ribu ya Gisozi namubuze no kuri polisi ya Gisozi namubuze ubwo ni kuwa gatandatu ni mugoroba yabimbwiraga undi muntu nawe arambwira ati nanjye nagiye kwa Kabuga namubuze urumva ubwo haba ni kuwa gatandatu bukeye ku cyumweru mu gitondo Tasye sanga yampamagaye yambuze ndamuhamagara ndavuga nti nabonye wambuze nta makuru ki ati umuhungu dukomeje kumubura dufatanye kumushaka urabyumva nari mfite ivuga butumwa mu Bugesera kuri icyo cyumweru imodoka yari iparitse nk'uko nguko iparitse hano mu gipangu ndavuga rero Tasye essence fitemo ntishobora gutuma nzenguruka Kigali kuri polisi za Kigali kuri station za polisi Kigali wowe ufite imodoka sinzi niba waza ukafata ngo wafata moto imvura biraguye urabyumva neza wafata moto akabakira sa abantu wa mugani abakire bamwe abakire n'abantu hari n'abakire bamugani niba abakire sa abantu abakire n'urundi urumva iyo anyoherereza aka essence ukashyira mu modoka ariko shaba giye ubyihorera oya ibi mbitangaje kubera impamvu zanjye bwite nari naranze kugira ibyo ntangaza urabyumva neza mba nikubise kuri station Gasanze nsabye ideni rya essence ryo kujya gushakisha Pacy uri wize ko Tasye yazayaguha urumva aratangaga ibiganiro ku Impanuro TV kandi Impanuro TV ni umwe mu bakoresha bayo afatanyije na Pacy nkuko twari dusanzwe dukora ibiganiro bakohereza essence Pacy akohereza essence tugiye mu biganiro nkuko nawe unyohereze essence nkaza mu biganiro n'urugero urabyumva neza noneho uwo munsi rero nkubita igihwereye aragutengo nyura ku ma station ya ribu aya polisi Kagugu Gisozi Iremera Kimironko Kimihurura ariko ubwo nawe arimo aranyura handi urabyumva nawe anyura ku bindi bigo bya polisi na ribu so twese tuza guhurira kuri headquarter Kimihurura na famille ya Pacy nayihari mushikiwe na muramuwe urabyumva neza ariko mushikiwe abanze kujya gusenga ahantu bita Ishiro ku Gisozi ndahabona aravuga ngo Imana yo mu ijuru iravuze ngo musaza wanjye aho yaba ari hose azaboneka arabwira pastor urabyumvute ndavuga ntazaboneka Pacy uko byasa kose humura azaboneka ntuwiteka nanjye yanyeretse ko arimo arambwira ngo Pacy tuzamubona yego urabyumva neza tuba tugiye kuri Kimihurura headquarter mushikiwe niwe watanze ikirego nk'umuntu bafitanye isano rya bugufi
na muramu wahari na taseti tusi ahari n'umudamu wa taseti tusi bose twari turiko aya namakuru ntanze nari narigeze mvuga mu buzima bwanjye byari byigeze bimenyekana hari aho ugeze ubyumva bivuga se hari aho ugeze ubyumva bivuga kuko na Tasiye nta kiganiro yigeze akora ariko na Yongwe yarabimunengeye yabinengeye Tasiye nanjye narabivuze atigeze agira ikiganiro akora byibura basi ngo yereka abantu ko Pacy noneho uzi cyavuyemo umugore umwe w'ikigarasha niba ari ibiki wo hanze muri Canada akomunikana Taseti tusi uwo mugore abwira Taseti tusi ngo ndimo ndabusaba amafaranga ngo yo gushakisha Pacy kandi uwo mugore singira nimero ye hari igikano nigeze nkorage nawe nasabu gakire na Pacy noneho hari aho twavuze hari aho nshobora kuba naravuze uwo mugore ntibyamugwa neza birashoboka ko yari inshuti ya Pacy urabyumva neza yitwa Charlotte noneho wenda muvuze urabyumva nanakoraga ikiganiro cyose nkoze akanyita ngo wakintuwe ngo dore iyo mbogo ngo dore iyo ki ariko ngaceceka urabyumva neza ye comment zitukana mpita nzisiba Gasuku yamukozeho n'ikiganiro avuga ngo ni ikigarasha muri Canada kada kuri Kasuku Media uwo muntu namubonyeho urabyumva neza ku buryo nanitabye n'inzego z'umutekano kubera icyo kigarasha kazi cyakomunikaga na Taseti tusi ibyo bintu abyumva neza none se wenda njya kubazwa Pacy urabyumva neza bati wari inshuti na Pacy tubwire Pacy ari hehe Pacy bimeze bite Pacy bimeze ndavuga ni ukuri kw'Imana jewe nkanjye Pacy si umwana Pacy ni umuntu w'umugabo Pacy ni umuntu uzi kwivugira Pacy arashoboye Pacy nta kintu kimwe twaje ibintu byinshi urabyumva neza ariko na makuru nabazwaga bisanzwe kuri Pacy nyine kumbe buryo byageze aho ngaho we urabyumva neza urabyumva neza abantu mu bandi ni babi urabyumva none se ubwo uwo mudamu ninde wamubwiye ko wari ukeneye amafaranga ya essence ko ntafite na nimero yese jewe hubu wari wabivuganye na Taseti tuzi urabyumva neza nkajya kuva nkumva Taseti tusarambaje ngo hari umugore ngo hari umuntu muri Canada ngo wasabye amafaranga nkambaza se uwo muntu yitwa nde we Taseti ntamumbwire urabyumva neza nkabaza ntariko Taseti ko ari wowe nyine Impanuro jewe ndashinara uriki mu Impanuro TV urabyumva neza Pacy kari umuntu mwakoranaga kuki wowe utabigaragaza ko Pacy ataboneka adahari yewe urumva ari yihe mpamvu ni cye kintu nyamukuru je najye kugaragaza kuntu uze ngo Pacy ngo mu biki abira bintu barabimunengeye kuba Impanuro ahubwo byarangiye baza birangira Taseti akajya abwira abantu ngo ndimo ndashaka ibinyamakuru ngo byo kugira ngo Pacy ngo bivuge ko Pacy yabuze vita nigeze nkubwira ngo ukora inkuru ya Pacy ko yabuze ariko bantu atari nawe twakoranye igano mugabo urabyumva neza abantu mu bandi nabo kwitonderwa abantu mu bandi nabo kwitonderwa bya bintu byari bikaze no kuri wabyumvise neza buriya nagendaga ku buryo nanakubwira uyu munsi nk'Impanuro TV kugira ngo nongere nyikandagireho uyoborwa na Taseti tuzi byagorana yagenda sinzamuye ikiganza se Pastor warababaye wabyumvise neza aya ni amakuru ntangaje noneho ibaze namaze iminsi ibaze kumara umunsi wose uri muri ribu hejuru ya Pacy wa Impanuro na Taseti tuzi jewe uyu ariko wenda Imana ishimwe ko noneho rosasi cyo twena kuvuga ni kimwe turashima Imana data wa twese nyiri juru yo ikora ibitangaza ibidashoboka bigashoboka ku Mana ibinaniye abantu bikananirwa ariko Imana igashobora byose yego ariko Taseti yumve ko namunenze abantu baranabimunengera Taseti nanjye ngewe nanenze Taseti atanigize hagaragara uzi kujya kuvugana n'umuntu uzi ko muri mu kazi uri ngafasha urumva kubazwa ngo kuki wiruka inyuma ya Pacy kandi ntazi inyungu nari ifite Pacy ni umukristo Pacy twatahanaga umakwe Pacy twakorana ibiganiro bitari sinakumva wagize ikibazo ngo korode nicane ko naba ntari inshuti ubusa nuri muhiri wanje cyane ntabwo nakumva rero umuntu agize ariko wumve ngo inshuti n'abavandimwe bazi Taseti tuzi naramunenze jewe azagusaba imbabazi mwese muri abantu b'abagabo duherutse no guhura mu bukwani Masaka nkajya nigira ni gutya kuri tekinike gutya urabyumva neza urabyumva oya umva nkubwiza ukuri urumva abantu banga ukuri kandi ukuri ntacyo gutwaye azagushaka gusaba imbabazi urumva jewe sije wari ukwiye kumenya ibya Pacy
byari bikwiye kumenya taseti tusi Nk'umukoresha. nk'umukoresha we mukuru w'Impanuro TV. Urabyumva neza? Ariko ibaza umunsi wose ubazwa ibya Pacy. niyaza kuguhamagara byibura basi ati ngiye sinshoboye gutanga ikiganiro ku Mpanuro ariko wowe ndaguhamagaye nka pasiteri Urumva? gira ikiganiro utanga umenyesha abantu ko Pacy aka kanya dahari Kugera naho namusabye essence nayo ikaba ikibazo. Mubwiye ntese ko imodoka inkwamanye ndi mu kazi. Aranyura hamwe n'imodoka ye, nanjye mfite imodoka yanjye yakwamye, ndanavuga ngo imodoka yankwamanye. Naka essence kakaba ikibazo. ahantu warahuritse Wabyumvise neza? Arakubititse. Wabyumvise neza? So rero ariko ndashima Imana ishobora byose. Imana ishoboye byose. So inshuti n'abavandimwe bakunda Pacy, Areja Pacifique Kwizera wa Impanuro TV, Imana ihabwa icyubahiro. Yambwiye yabonetse uyu munsi. Amen. Loboshete keseta. We data haleluya bina mavuta. Urabyumva neza? Pacy nagize gutya ngiye kubona mbona status kuri nimero ya Pacy. Yego. Nanjye nayibonye. Ako telefone iremwo kagira Imana bwe. Zigusomera se. Nagenze itanotike zose. Urumva? Hanyuma Pacy wa Impanuro TV. Abantu mwese muhereza Imana icyubahiro. Pacy wa Impanuro arahari. Yabonetse. Nibazamura ibiganza nuko muzamura ibiganza duhereza Imana icyubahiro. Icyubahiro ni icy'Imana. Nuko ntari kubabona babizamura. barabizamura. Dore iya mbere yashyizeho yabanje gushyiraho indirimbo ya ambassadors. Hanyuma kurikizaho amagambo yandika aravuga ngo sinasubiza ngo mbishobore ariko nzabamenyesha vuba gusa ndi muzima mu izina rya Yesu. Nyuma y'ibyumweru bibiri cyangwa bitatu. Ibyumweru? Tuvuganye niko yambwiye. Nibwo azashyira hazarani. Azagaruka nyuma y'ibyumweru bitatu. Nibwo azashyira ibintu hazarani. Ariko nanjye yambwiye ko yenda gutumira abantu muri convention center. Datotwe nawe mwavuganye. Twavuga. Haleluya rero amavuta. Aha. No istati ya kabiri yakomeje yashyizeho isa 11:26. Yego. Yavuze ati ubutumwa. Uwiteka Imana ishobora byose ije kubabwira bwa nyuma na nyuma. Kubwira imbohe ko zibohotse n'indushyi ko ziruhutse. Haleluya. Mwizeye byuzuye mutitaye ku byisi. Akomeza ashyiraho n'indirimbo z'abandi sinazi praying. Amavuta. Pastor. Hanyuma rero maze kubona izo stati nihutiye guhamagara telefone numva zose ziriho za Pacy kandi urabizi nta nimwe yakomaga. Yego. Nzihamagaye zose naje kwitabwa, niba ari mfasha, niba ari umufasha we, niba ari umushiki we, ntabwo mbizi. Aranga ngo Pacy araryamye araruhutse ngo mukanya ngo ndamubwira ko ari umuntu muhamagaye. Ntumubwire ko ari Pastor Claude niyo nzima Imana ifite PS. Yego. Kugira ngo numve ijwi rye mita nihutira mpamagara muramu wa Pacy. Urabyumva? Twari turi kumwe kuri RIB na mushikiwe na taseti tusi n'umugore wa taseti tusi. Ku itariki nyine bari 20 na zingahe 20 na zingahe ubwo icyumweru cyakurikiye uwa gatatu, kuwa gatatu yari 21, kuwa kane ni 2, kuwa gatanu ni 3, kuwa gatandatu ni 4, 25 hari ku cyumweru turi muri RIB, hari ku cyumweru 25 z'ukwa 9 nibwo twari muri RIB twembi. Hanyuma mpamagara muramuwe ndamuhaza ko nabonye telefone za Pacy ziriho, nkaba nanahamagaye nkitabwa n'umuntu bimeze bite, mbwira amashiraki inyuma. Arabwira ati Pastor twese twazamuye icyubahiro, Pacy arahari. Ibyo binabyumva neza. Pacy arahari. None rero inshuti n'abavandimwe ba Pacy mu muzi ku Impanuro TV, afasha abantu abamutumaga gufasha mwese, ntangaje ku mugaragaro ko Pacy Kwizera Jean Are Pacifique ariwe mwita Pacy arahari. Telefone ze zose ziriho. Umwandikire kuri WhatsApp aragusubiza. Umuhamagare muri buvugane, ariko avugana n'uwashaka. Birumvikana. No kuri kw'Imana. Muri iki gihe kukwitaba. Ushobora no kubambara nta kwitabe kandi gasona. Nuko abakwemera hanyuma namwaje Pacy ubu ibi bintu uvuga ko ibi bintu tuvuganye
wanyemerera nkabwira abakunzi bawe ko wabonetse uhari. Arambwira jewe ndahari. Ndabwira Pacy ko numva afite amatsiko nka ya Tomasi kuri Yesu mu bigishwa. Aravuga Pacy, pastor nige tuvugana. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, umuruho warushye usengera n'abasengeye mwese muhabwa umugisha. Abanyifurije neza bose Imana ibaha umugisha. Ndamubwira rero sasa, aya makuru urashaka nyavugire kubone kuhari, atujye ku mpemburo nta kibazo. Namubwiye ni ku mpemburo, ati impemburo iremewe. Urumva rero jewe Pacy yabinyibwiriye, narindi mu modoka, sinari jyenyine mu modoka, narindi kumwe n'abantu, hari nabo namuhaye baravugana baziranye. Arambwira ngo arahari. Narababwiye nti iki gihugu turimo ni igihugu kigendera ku mategeko, ni igihugu umuntu atazimiramo. Nababwiye ngo Pacy si urushinge, Pacy ntabwo ari urudodo, Pacy ni umuntu w'umugabo, ni umuntu uzi kureba akitegereza wifatira ibyemezo. Yantangarije ko atarari mu gihugu cy'u Rwanda. Wabyumvise Vita? Namubajije aho yarari. Arambwira pastor, jewe sinarindi mu gihugu cy'u Rwanda, ndi umunyarwanda wemere kujya aho nshaka. Icya kabiri ndamubaza se Pacy, kuki utatumenyesheje haba jewe haba na famiye yawe mu nshuti zawe, kuki utatubwiye n'ukubera iki tugasigara tubira icyuya n'ibiki byose dushakisha dusenga, kuki utatubwiye? Aravuga ngo ijambo navuye mu kiganiro iwawe rivuga ngo abiririra n'ibirire n'abana babo jewe bandike jewe ndahari. Niryo jambo yamusubije. Yambwiye ngo abantu bakizwe bakira agakiza ngo si ngombwa ko umuntu wese amenya ibyawe. Urumva ijambo yabwiye? Si ngombwa ko umuntu wese amenya ibyawe cyangwa ibyiwe cyangwa ibyanjye. Rero Pacy arahari, twese tuvuge ngo amena. Imana ihabwe icyubahiro kuba twamubonye, ni umunezero udasanzwe. Pastor yakubwiye ko yarari hehe muri iki gihe cyose? Rero reka nkubwize ukuri, ibi reka tubigira ibanga ryiwe ko gusa yambwiye ko ntabwo yarari mu Rwanda. Yarari mu Rwanda kandi yarari amahoro. Ndamubaza kuki utabwiye ababyeyi. Arambwira ngo ababyeyi twari turi kumwe mu mwuka, nubwo tutari kumwe mu mubiri ngo tube kumwe muri telefone, ngo ariko mu mwuka twari turi kumwe. Wenda turaza kubigira ibanga byinshi azabyivugira. Wenda pastor, ikintu wenda cyatumye Pacy aba ari hanze ariko na telefone zikavaho, cyangwa se uyu munsi akabagarutse akabagiye no kudutumira muri convention, ni iki Pacy? Oya ni zazo zinarose ari kumwe n'umudamu mwiza w'inzobe, hanyuma ari mu modoka nziza, itari imodoka ya Vigo, yari imodoka yenda kuba nka Vigo ariko idafite fime. Ya double cabine. Bivuze iki rero? Bivuze ngo Pacy yarari kumwe n'umwuka wera. Umugore, kuko umugore nararebye sanga ndavuga se Pacy ni itorero azafungura akaba pastor, Imana imuhaye itorero, kuko umugore agiranwa n'itorero. Ni umugore nyirizina zarangora. Bimeze bite? Uribuka ko nanabivuze mu kiganiro ndi kumwe na Karosi ku Impuguro TV. Ndavuga ngo Pacy azaboneka. Urambaza ngo mwisi y'umwuka urabona Imana ikubwira iki? Ndavuga ngo Imana imwe yavugana nanjye ngo Pacy arahari kandi muzamubona. None rero yabonetse. Abemera Pastor Claude Karuma naravuze ngo kandi bivuze nk'umuhanuzi w'Imana. Pacy yaba y'amezi 3 yarashize. Pacy yararongoye se? Nonese se umusore arongoye hari icyaha gihari? Nta cyaha gihari. Hoya Kamiliyoni yararembye ngo wenye wivu wa jinyonge ngo abanyenzika biyahure. Niko yavuze. Urumva Kamiliyoni yararembye ngo abanyenzika biyahure. Yambwiye iberwa yarariho. Oya nanjye ngo ubu umuntu warumbiye kandi ariko narigiye kuvuga bitari byo. So ariko ikintu kinejeje cyane nuko atari yashimuswe, nuko sinabivuze atari yafashwe yafunzwe, ntiyashimuswe, ntiyafashe ngafungwe, nta muntu wamuregaga icyaha na kimwe, habe namba. Nta rwego rw'umutekano rwigeze rumuhohotera ngo rumufate, kandi urwego rw'umutekano rw'u Rwanda ntiruhohotera abanyarwanda, ahubwo rurengera umutekano wabo. Yanambwiye ngo nyuma y'ibyumweru 2 niteguye kujya kuri kamera nkabwira abantu ko leta y'u Rwanda ari igihugu cyiza, kidashimuta abantu, kidahemukira abanyarwanda abaturage bacyo, ko ari igihugu gifite ubutabera. Arambwira ngo ko ntari urushishi ngo ndakandagirwa n'ipine mbure,
arambwira ngo ko ntari urudodo ngo ndatakara mu mazi nyenge nshonge mpembe. Pacy muri iryo joro nari gufungwa, ko mu Rwanda umuntu ashobora gufungwa azize icyaha runaka, inzego z'umutekano zikamubwira ngo hamagara famiye yawe babwire ko ufunze. Ni gute nari gufungwa ntibimenyekane? Arambwira jewe nahise mfata inzira muri iryo joro. Hari gahunda zanjye nibereyemo, nari nifitiye, zari gahunda zimfitiye akamaro kandi zinungura n'umuryango nyarwanda akamaro, zizungura n'umuryango wanjye nyirizina akamaro. Urabyumva ibintu yantangarije? Rero bivuze iki? Turashimira leta y'u Rwanda yatufashije gukurikirana gushaka Pacy. Uyu munsi wa none Pacy akaba yitegura kugira ngo agaragarize leta y'u Rwanda ko inzego z'ubugenzacyaha ko ahari nta kibazo, agaragarize n'isi yose. Urumva? Kugira ngo hatagira abantu, hari ibinyamakuru bimwe rimwe twatangiye kubona byo hanze byatangiye kuzana sababu. Urumva? Reka tubabwire abo rero ngo bakamiye mu ntuzi, bakamye ikimasa, kuko ikimasa ntibagishakaho amata. Urumva? Bakamiye mu kimasa, bakamye amata bayashakiye ku kimasa, ntabwo bayashakiye ku nyana. Pacy aragira ati ntawashimuse, ntawampohoteye, ndi muzima, nta kibazo mfite amafaranga yanjye, mfite ibyanjye, mfite unkunda kandi ndamahoro. Ako kantu kizamo rero nushaka ikiganiro gisoza. Yego gisoza. Yambwiye akantu keza, arambwira ati impamvu ntagutwerereye uko nabyifuzaga. Oya nanjye yambwiye ngo intwererano iri hehe, ngo niba tarantumiye ngo intwererano iri hehe. Ndamaze se warongwe, arambwira ngo ibyo byihoreye. Urumva? Ariko nukuri n'umunezero, ariko n'abantu bagiye bandika comment mbi bagiye bisubiraho. Kuko nyine urumva imitima y'abantu ntabwo twayimenya. Bibiliya ivuga ngo umutima w'umuntu ninde wawumenya usibye Uwiteka uremye ubasha kurondora akawumenya. Rero reka tubwire abantu bose batekereje nabi kuri leta y'u Rwanda, bagatuka inzego za leta y'u Rwanda z'igihugu cy'u Rwanda, tubabwire ngo basabe imbabazi, bavuge ngo Imana itubabarire. U Rwanda ni igihugu cyiza kandi niyo myumvire bafite bayikuruguture, bayikuremo, bashyiremo imyumvire myiza, cyangwa se babyibuzimu bagibuntu. Oya, iyi ni inkuru y'umunezero. Oya, niko bimeze. Ni ukuri turishimye. Njye nari maze iminsi abantu bampamagara, hari n'umudamu uri muri France bambwiye ngo sinzi ikintu yaragiye gukora. Gusa Pacy cyo namunengeye ni kimwe, ni ukuba yaragiye ntatubwire, tukazenguruka inzego z'umutekano umunsi wose, nkagira naho imodoka inkwamira mu muhanda nabuze sanse. Ariko Pastor icyo kintu ariko yakinsabiye imbabazi, nawe ntariko ibyo bintu uzabimbwira mu ruhame na famiye yawe ihari. Ariko iyaza kugira ikintu avuga, akagira umuntu numwe abwira amakuru, wasanga yari kuyavuga mu itangazamakuru cyangwa se akayavuga mu nzego, ugasanga wenda icyo yirindaga ko cyabaye. Ariko rero ubwo ari amahoro. Ariko ubundi ntabwo ari ngombwa, ubundi abantu bose babishoboye, umuntu utabarya nkatwe bajya bagira ibyabo bakabigira ibanga, kuko abaruzi ni benshi hanze aha ngaha. Ushobora kubwira umuntu ibyiza byawe birahari, akakuroga, bavuga ngo ejo nzajya kugura akabanza, ugasanga aguteje agatunzi kagatunda ya mafaranga. Wavuga cyangwa akagutega ugasanga urarwaye, uyajyanye kwa muganga n'ibiki byose. Rero ngiye kurongora nk'abantu nk'abanyamakuru bakora izira nkuru z'ubufasha, bafite abantu benshi babakunda. Ntuzi umusore umukobwa iremera wapfuye se yari gukora ubuko uwo munsi, umusore gukora ubuko akaba ari washyingurirwaho. So ibyo byose rero urabyibuka neza. Agapfana n'uruhinja ahantu bari gukorera reception niho bakarabiye, niho twakarabiye zandera hariya. Rero urumva Pacy yakoze uruhande rumwe, nibyo urundi ruhande ariko famiye byibuze ikabimenya. Ariko nacyo buriya afite akantu azaba hanga uyikubita imbere. Aremewe ahubwo kandi buriya bazaniye umukazana nta kibazo bagira. Oya, niko bimeze. Reka nkubwire, igikuru ni igikuraho icyasha ku igihugu n'inshuti. So urumva ibaze nkanye nka Korode kujya kubazwa ngo ariko Pacy yari inshuti yawe, kandi none ari n'abantu batekerezaga Pacy ko yari amafaranga y'abandi. Urumva ko biri kuri icyasha ku gihugu no kwizina rye bwite ndetse no ku nshuti ze cyane rwose. Rero Vitali, iki kiganiro gifite amavuta. Iki kiganiro ntigisanzwe. Ndashimira Imana data wa twese, ahubwo ndanapfukamye hori nkamira mfukamye. Ndashimira Imana yo yebe ni ukuri kw'Imana. Pacy kuba yabonetse ni umunezero udasanzwe. Naramusengeye iminsi 7 yose ndavuga Mana
uriya mwana w'umuhungu tumuzi mu biganiro byo gufasha, tumuzi mu gukunda abantu, tumuzi mu kuvugana n'abantu batameze neza kugira ngo babeho neza mu buzima bwiza. Hari umwana witwa Regis w'Ibutari Huye, hari n'abandi muri za Musanze n'ahandi yagiye ajya hose, za Rwamagana, za Kayonza. Ariko turavuga ngo Mana uzigaragaza umunsi umwe Pacy aboneke. Imana irasanga inyereka Pacy atwaye imodoka ari kumwe n'umudamu w'inzobe. Pacy aramubwira ngo Pastor humura, ngo abavuga ni bavuge birire n'abana babo, ngo jewe ndi muzima kandi Imana irandinze izabana nanjye. Rero nshimiye Imana kubw'ibyo, ntazi ituro ryo gupfukama kandi no mu rusengero nzaritanga mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana kandi wakameye neza. Mfukamye wakameye. Iyi foto uyishyireho umfukamye yo gushimira Uwiteka. Vita ubu ntitwasoza se? Ubu twasoza dushimira Imana. Umugabo yaravuze ngo umwana wanjye yari yarazimiye none yabonetse. Ngo ngomba kwishima. Rero Pacy ntiyari yarazimiye, nambwe ntese wari warazimiye, nze kubwiriza icyanditswe cy'umwana w'ikirara wazimiye, ntuzimiye kutari ikirara. Hasi haravuga ngo umwana yari yarazimiye none yabonetse. Aravuga Pacy age sinari yarazimiye, sinashimuswe, sinazimiye, narijyanye ndigaruye. Ariko Pacy azanye amagambo akomeye yivuga butumwa kakaye, yihanisha, ameze neza, kandi uramubwira ikintu akavuga ngo ibyisi bizashira. Nanjye twavuganya arambwira ngo nimubwire abantu bihane. Mubwire abantu bihane. Mubwire abantu bihane. Nokuri. Ngayo nguko. Ngayo nguko. Rero abakeneye kumenya umuhanuzi nabi yuko apa. Nimero twazitanze ni 0782 51 15 97. Korode mubona muri social media, ariko Korode ukavugana n'Imana ikamusanga ikamukoresha ibitangaza. Amaso y'abantu abireba neza, bakabirebesha amaso bikajya mu bikorwa, ntabyo muzi. Uhamagara iyo nimero, Uwiteka afite PS, araguha PS kandi zineza yuko ntazagusiga ukwaruri. Amen. So dusenge. Data mu izina rya Yesu, turi ku Impanuro ku Impuguro TV. Sorry nari mvuze Impanuro, ariko nuko Pacy twamukundaga. Nta Nyabugogo nta nagasyata, nta Impuguro nta n'Impanuro, nta Nyabugogo nta gasyata. Uwiteka ahabwa umugisha, ahabwa icyubahiro kubw'ibyo yakoze. Turamushimiye, tumushimiye kuri buri kimwe cyose. Dushimiye umuntu wese wahagaranye mu isengesho rya Pacy kugira ngo agaragare, yongere yereka abantu, yongere avugisha abantu. Uyu munsi Zakariya yaravuze ngo Uwiteka niyo nataha mbonye icyo wari warambwiye kuva kera. Amaze kubona umwana Yohana arishima, aranezerwa, nanjye ndanezerewe kubwa Pacy wa Impanuro TV kuba yongeye kuboneka. Icyubahiro ni icyawe. Ndagushimiye kubyumvise kandi ubikoze, izina rya rishyirwa hejuru. Buri muntu wese ufite ikibazo, abafite ibigeragezo, abafite ibibarwanya, uyu mwaka utararangira, muri uku kwezi kwa 12 mu izina rya Yesu binjiye 2023 bari mu mashimwe adasanzwe. Ndagushimiye kuri uyu wese ugiye guhamagara kuri iyi nimero tugasengana nawe kubw'ibyiza wakoze n'ibyo uzamukorera byose. Ab'indwara bagakira, abafite ibibazo bitandukanye, ababuze ubwere gihugu muri uyu mwaka bakabubona, ababuze za visa bakazibona, abarwaje bagakira, abari mu nzu z'imbohe bagafungurwa, abo bose aba mariage zapfuye zikongera zikabaho, abarambagizwa bipfa bakongera bikagenda neza, abo bose tubashyize mu bise by'amaraso yawe. Mana, abafite amadeni ubishyura amadeni, abacuruza bahombo bahe guhomboka, kukuri Imana ishoboye byose. Abavuye mu gakiza basubire mu gakiza mu buntu bwawe. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Amen.